Mu buzima bwacu bwa buri munsi twakuze twumva yuko kujya gusenga ari umuco. Utajya gusenga ku cyumweru ukajya gusenga ku wa gatandatu, cyangwa ugasenga ku wa gatanu bitewe n'itorero cyangwa idini wakuze iwanyu basengeramo. Rimwe na rimwe iyo utasengaga cyangwa utajyagayo bavugaga yuko ukoze icyaha ndetse utazajya mu ijuru. Benshi dukurira mw'ubwo bwoba bw'uko kuba tudasenga dushobora kutazajya mu ijuru. Ese koko iryo juru ribaho? Ese niba ribaho rizajyamo n'abameze bate? Abakoze ibiki? Ese koko icyo cyaha kibaho? Ese niba aho kujya mu ijuru bisaba gusenga? Tukaba tuzi ko amadini n'amatorero byazanywe n'abazungu nyuma y'uko abanyafurika dukoronejwe tugata umuco wacu. Bisobanuye yuko ababayeho mbere y'uko abazungu baza muri Afurika bazajya ikuzimu koko? Cyangwa se ababayeho icyo gihe mbere y'uko tubatizwa? Abanyarwanda dusoma mu bitabo bitandukanye ko bari bafite Imana kandi bemera Imana, ariko ibi ngibi ntabwo wabyumvikana n'abapasiteri cyangwa abasomye ibitabo by'abazungu ari byo bakunze bakamenya nka Bibiliya. Ese Bibiliya itandukaniye n'ibindi bitabo bisanzwe? Ntabwo wakandika igitabo weho wigisha abantu bakagikurikira. Ko tuzi ko bazanywe n'inda mbi baje kudukoroneza, ahubwo ngo batwicire umuco bakadushyiramo iyo mana yabo tukibagirwa imana zacu za Ryangombe na Nyabingi n'ibindi. Umuco wacu utazavaho ucika tuwureba muri ka gace twabateguriye twahariye umuco. Uyu munsi tugiye kubarebera hamwe ese ni irihe sano riri hagati ya padiri, pasiteri n'umupfumu. Bamwe barabyibaza, abandi ntibabivugeho rumwe. Uyu munsi niyo mpamvu twabibateguriye ibintu bitanu bahuriyeho. Witegereje neza wabona ko ntacyo abazungu batuzaniye, ahubwo ari ibyacu bagiye bahindura bakatujijisha kugira ngo dute umuco wacu. Mbibutsa, iyi ngiyi ni Batizo TV show. Mukore subscribe, share na comment. Mwese muze dusangire kuri iyi ntango y'umuco wacu. Abatwumvira mu Nduga Ngari, i Bunyambi, mu Gisaka cy'Imigongwe n'Icy'Imihunyi, mu Bugoyi ndetse n'abatumvira mu Kinyaga, mwese turabashuje. Turabatumiye ngo muze munywe ku iyi ntango y'umuco wacu. Ese mushaka ko tuzongera gukoronizwa bwa kabiri? Mumenye umuco wacu. Ese padiri na pasiteri bahurira hehe n'umupfumu? Ku mwanya wa gatanu, umupfumu cyangwa pasiteri, aho bashobora kuba bahuriye cyangwa icyerekana ko nta kintu abazungu bigeze batuzana mu muco wacu ari ibyacu bakujije. Niba warigeze gusenga mu barokore cyangwa utarahasenze, ushobora kuba waragiye uherekeje umuntu ugiye mu bukwe. Wabonye abarokore iyo barangije gusenga barasirimba bakabyina bikaraga bazenguruka bavuga ngo bari gushimira Imana. Ese ibyo bitandukaniye hehe nuko abanyarwanda bo hambere iyo babaga bamaze kwishima baraguje imbuto zikera, barabyinaga bakenga inzoga bose bagatarama koko agati kagacika kandi kakamera? None ubu ngubu abakore nibyo batuzaniye. Abarokore barazenguruka basirimba. Ku mwanya wa kane, niba warasengeye mu Bagatulika cyangwa utari umugatulika, ushobora kuba warahuriye nabo waherekeje umuntu yashyingiwe, yabatijwe cyangwa hari ikindi yakoze. Uzabona mupadiri avuga ngo bazina bacu batagatifu mudusabire. Ese koko abo batagatifu bivugwa ko nta muntu ushobora kuba umutagatifu mu gihe akiriho, bisaba kuba warapfuye. Akajya avuga ngo bazina bacu batagatifu mudusabire, bivuze ko bari kwiyambaza bapfuye ngo baze basabire abantu. Naho bitandukaniye na kera ku bapfumu cyangwa abantu bizeraga imyuka mibi cyangwa umuco wacu. Bajyaga bafata bakiyambaza abasekuru babo batakiriho ngo babafashe kwihuza n'Imana yabo. Ese koko bitandukaniye? Nibura n'abakera biyambazaga abakurambere babo, naho se ko abo biyambaza abakurambere b'abazungu batanazi ngo bazina batagatifu ngo biroma n'ahandi ngo babasabire? ariko hagira uwiyambaza
bene wabo cyangwa abasekuru be ngo yakoze ibara. Ese bitandukaniye koko niba mufite ubwenge mukanatekereza? Ku mwanya wa gatatu, ni kera baravuga ngo umuntu utarabatijwe ngo azapfana icyaha cy'inkomoko, batisimu. Abana bose riba ari nk'aho ari itegeko kubatizwa, kuko iyo utabatijwe kiba ari icyasha mu bandi, ndetse baba bakubwira yuko uzajya ikuzimu utazajya mu ijuru, nunapfa uzapfana icyaha cy'inkomoko. Ariko se koko ibi ni ukuri? Kera naho byahozeho, abanyarwanda bo hambere barabandwaga, ndetse umuntu iyo yabandwaga bakanwana, umuntu mwanwanaga ntabwo washoboraga kumuhemukira, cyabaga ari igihango gikomeye. Kandi dore ko iyo wamuhemukiraga nyuma, igihango cyaraguhamaga ko ukaba wanabiviramo kuba wanapfa. Ntaho bitandukaniye n'ibyo abazungu batuzaniye, kuko mu matorero atandukanye, haba mu barokore, mu bagatulika, bagira umuhango wo kubatizwa. Iyo wabatijwe umuntu akakubyara, muba muhanye igihango, ndetse bamwe babita ngo ba pare na ba marene mu ndimi z'amahanga, abo bakoroni batuzaniye. Bivuze ko baba ari abandi babyeyi bashya ubonye, nabo bagomba kukwitaho kandi bagafata inshingano zo kukwitaho nk'aho uri umwana wabo. Iyo nitegereje neza mbona ntacyo abazungu batuzaniye. Ku mwanya wa kabiri, niba warasenze kuri Noheli cyangwa Yesu, aho baba batubeshya ko yavutse, ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, abagatulika uzabona bubatse ikirugu. Ni akazu bagenda bakubaka, kandi mu by'ukuri hari urusengero basanzwe basengeramo, ndetse uzabona ibishushanyo cyangwa amabumbano ya ba Bikira Mariya, ba Yesu n'abandi. Ndetse mu barokore naho uzabonamo ibindi bagenda bubaka by'amajwi y'ibishushanyo bagenda basingiza. Ibyo ngibyo mu by'ukuri ntaho bitandukaniye na kera. Mvuze indaro nimwamenye icyari cyo abubu, kuko umuco wacu waracitse. Ariko buri munyarwanda wo hambere yabaga afite icyumba cyangwa akazu kari ku musozi abana batemerewe kujyamo bijyanye bonyine. Ako kazu niko bitaga indaro, ndetse bamwe na bamwe bagiraga icyumba abana batabaga bemerewe kujyamo bonyine. Iyo ndaro niyo bajyagamo bagaterekereramo, ndetse bakifashisha abakurambere babo, bakihuza n'imana zabo kugira ngo imbuto bateye cyazizere. Ibi ngibi rero abarokore n'abakristu nabo barabizanye, bazana bakubaka ibirugu n'ibindi bimenyetso, ngaho ibibumbano bya ba Bikira Mariya n'ibindi. Icyo baba bagamije ngo ni ukutwereka yuko umuco koko udahari, kandi mu by'ukuri ubyitegereje ntaho bitandukaniye n'ibyacu. Niba se koko umuntu yubaka ikiraro muri kiliziya kandi aho gusengera hahari, ibyo bitandukaniye n'umuntu wabaga wifitiye inzu ye, yarangiza kubaka ikiraro ku musozi azajya yihurizaho n'Imana yiwe? Mu by'ukuri ntacyo batuzaniye usibye amacakubiri n'ibindi bibi bagiye batuzanira. Ku mwanya wa mbere, twihuse cyane, w'ibi bintu twabateguriye bitanu aho umupfumu ahuriye n'abapasiteri n'abapadiri. Uzajya wumva niba waragiye kureba padiri iyo ari gutanga umubiri wa Kristo, ukitegereza umurokore ari gusenga, uzumva iyo bakubwira ngo buzuye umwuka wera, abapasiteri bavugana amagambo menshi bayakurikiranya ngo bari gusenga, yewe bagacurikiranya indimi zitandukanyije amagambo, inyuguti, bavuga ngo bari kuganira n'Imana, ndetse ibyo bavuga ntibasiba kubyita ngo ni ururimi rw'Imana. Ndetse niba warasengeye mu bagatulika, iyo padiri agiye gutanga umubiri wa Kristo, hari amagambo menshi atandukanye avuga adakuramo, akavuga amagambo menshi mu minota mike. Ibi ngibi byahozeho kera mu muco wacu. Iyo umuganga yajyaga kuvura itungo cyangwa kugira wavunitse, yafataga igicucu cye cyangwa indi miti, yamara kuyimushyiraho akavuga amagambo atandukanye, kandi ayo magambo bavuga yuko ariyo twitaga imitongero mu muco wacu, niyo yavuraga, ntago havuraga imiti. Kandi umupfumu iyo wajyaga kuraguza, umupfumu hari amagambo menshi yari afite yavugaga atondobekanya, adahagaze. Ayo magambo bavuga ko iyo yavugaga yabaga ari kwihuza n'Imana y'u Rwanda, ryangombe ryaba binga n'izindi mana z'u Rwanda n'abakurambere, kugira ngo yere imbuto neza. Ese bitandukaniye ko padiri wari wamubona atanga umubiri wa Kristo atavuze amagambo ayadondobekanya?
wabonye hehe umupasiteri usenga atavuga ibigambo bitandukanye avuga ngo yewe ari kwihuza n'Imana avuga indimi z'Imana? Ese ibyo batuzaniye biri hehe ko ahubwo badusenyera umuco? Mwese nimuze dufatanye uyu muco wacu utazavaho ucika mwafura. Uyu mwumvaga ni Batizo. Iyi ngiyi ni Batizo TV show. Twari turi kubagezaho ibintu bitanu abapasiteri bahuriyeho n'abapfumu. Ngwibutsa nawe niba hari icyo ushaka ko tukubwira, genda utwandikire kuri YouTube channel yacu, wandike comment ndetse ukanda inzogera. Si ibyo gusa ukore na share n'abandi bose bamenye uyu muco wacu utazavaho ucika. Murakagira Imana. Shalom.